hari abankunda abandi bakantinya bakagutinyira nanga abantu baba baraho hagati badafite aho bari yego ukwiye kuba nkunda cyangwa ukantinya. U Rwanda rugira ubutegetsi rukagira umuyobozi mukuru, ariko nanone hakaza icyo twita urwego rw'itangazamakuru. Itangazamakuru benshi babita urwego rwa kane cyangwa se n'urwego rw'ubuyobozi, rimwe na rimwe rugenda rutunga agatoki aho ibintu bitagenda neza. Muri 2019 abanyamakuru kada bari benshi cyane bari bateraniye muri hoteli yitwa Hillview y'Igisenyi, ni hafi neza ya Lake Kivu. Abantu benshi barahazi, ni ku mucanga. Iyo uvuye muri Hillview bitugera ku mucanga ukabona ubwato bugenda. Icyo gihe abanyamakuru benshi bari bateze bisi bava mu mujyi wa Kigali bajyanywe na RBC bagiye kwiga uburyo ki bashobora kwirinda cyangwa se uburyo bashobora gukora inkuru z'icyorezo cya Ebola muri icyo gihe cyari kiri kugaragara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo abanyamakuru bari bamaze kurya bishimye, ariko nanone bagiye kwinjira muri class cyangwa se mu mahugurwa, baje kumva inkuru itari nziza. Bababwira ko imodoka y'abantu bari baje kubigisha bavuye muri Yoni bakoze impanuka. Umuntu wabitangaje icyo gihe imbere abandi banyamakuru hari n'abandi bayobozi ni Mutesi Scovia. Ntabwo ari byo gusa. Muri 2020 nanone mu mpera gato za 2019 hari ibyaje umuntu ashobora kwitanga n'ibihuha, ariko nanone bivugwa n'umuntu wabanye neza kandi cyane n'umuntu bita Mutesi Scovia. Uyu nguyu yari Uwimana Agnes. Agnes yavuze amakuru akomeye cyane. Agnes yasobanuye neza igihe cyo yafungwaga, yamaze yafunze rimwe na rimwe, yafunzwe bwa mbere azira gupfobya jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi. Ariko mu makuru yagendaga asa naho ahwihwisa ku rwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC Remera, yavugaga ko ngo mu gihe yafunzwe yigeze abona Scovia nawe afunze, ndetse icyo gihe niwe wazanye ikintu cyo kuvuga ngo Scovia higeze afungwa bamutumye kuneka abagororwa. Ibyo abanyamakuru benshi ntabwo babyemeye, nta nubwo babyizeye, ndetse n'inkuru z'uko umugabo wa Sco ari umusirikare benshi bita ngo ni generali, akenshi zazanywe n'umunyamakuru Uwimana Agnes, ubu ngubu uri mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Uwimana Mutesi Scovia benshi baramutinya, abandi bakamwubaha, abandi bakamukunda, ariko we rimwe na rimwe aravuga ngo aho kugira ngo ube hagati aho ngaho wankunda cyangwa ukantinya. Iyo ni slogan y'abategetsi bakomeye bavuga ngo aho kugira ngo unkunde wantinye, aho kugira ngo unyubahuke wantinye. Niwe muntu wenyine wazanye icyo twavuga ngo ni urubanza rutari rumenyereye mu Rwanda, kurega umuntu wagututse. Ibyo mwarabyumvise, kandi urubanza ruragenda rurazamuka. Ni umuntu utajya utinyukwa na buri muntu wese, kandi ni umunyamakuru. Ni umuntu wakoranye n'abanyamakuru bagiye batandukanye, barimo ba Joseph ku muryango, ariko bakaza gutandukana mu buryo busa naho butamenyekanye. Scovia yagiye avugwaho gufungwa, Scovia yagiye avugwaho kuneka, Scovia yagiye avugwaho inkuru nyinshi, ndetse bamwe na bamwe mu makomenti bakavuga ngo uyu mudamu akwiye kuba umuntu ukora muri Minisiteri y'Itangazamakuru, uyu mudamu akwiye kuba muri Minisiteri y'Uburinganire n'ibindi. Scovia uyu munsi utwaye vora y'abanyamakuru b'igitsina gore, ndetse utinywa na buri muntu wese, yaba abagabo cyangwa abagore. Scovia ni muntu ki? Ese yisanze kuri uru rwego ate kugeza ubwo we avuga ko n'uyu munsi adatinya Perezida Paul Kagame? Utinya perezida rero? Ntinyuwa ari we, kuko buri atakiri perezida akaba akora nk'ahantu muri quartier najya muconka mumaza ntumeze utese umusa. Niwe muntu wa mbere wumvikanye avuga ko adatinya Perezida Paul Kagame, ahubwo atinya just perezida gusa, ariko adatinya Perezida Paul Kagame. Ni umuntu wumvikanye avuga amagambo asa nakomeye cyane, ndetse benshi babanje gutekereza ko ari umwiyahuzi, abandi bakavuga ngo side imwe asa n'umuntu ukora n'abarwanya ubutegetsi, iyindi agasa n'umuntu uhanganye na leta, iyindi akaba umuntu uvugira ubutegetsi. Ariko se ukuri kwa Scovia muri izi nkuru zose ni ukuri? Ese Scovia kubera iki icyo twita ama breaking news cyangwa se ama exclusive stories zose zishyira kuri Mutesi Scovia?
abadutuza batuye nabi, abadukura mu manegeka nabo baranegetse, sibyo? Kandi badushyira no mu manegeka. Ayo magambo ko aremere Biraterwa n'uyikorera. Odawo, iyi ni amateka karishye episode nibuka umubare ngira ngo 12 cyangwa 13 adano, ariko ni handi nababwiye ko nzari babwira amateka mutize mumenya ku muntu runaka, ku public figure w'umunyarwanda cyangwa se izindi nkuru zagiye zisa n'iziremereye cyane ku isi. Iyi ni Kame Official, amazina yanjye ni Chris Kame, ngira ngo murabyibuka. Wadawo, uyu munsi umuntu nabazaniye hari benshi bamukunda, hari abamutinya, hari abamwubaha, ariko n'umuntu utagira joke, umuntu utagira jokes. Amazina ni Mutesi Scovia. Benshi bamumenye nk'umunyamakuru, ariko batangiye kumenya muri iyi minsi, ariko ntabwo atangiye itangazamakuru uyu munsi cyangwa ejo. Umuntu umaze mu itangazamakuru igihe kinini. Amateka y'umudamu ntabwo uzabona ahantu henshi, ariko avuka mu mwaka w'1985, akavuka ku babyeyi babiri nk'uko twese tuvuka ku babyeyi babiri, ariko akaba ari umuntu usa naho yavukiye mu buhungiro cyangwa se yakuriye mu buhungiro imyaka mikeya, kuko igihari nuko gusa jenoside iba atari mu Rwanda. Mama we ntabwo amuzi, ariko azi papa we yaramureze. Papa akora inshingano nyinshi ababyeyi babiri bashobora gukora, ariko papa yarazikoraga cyane. Niyo mpamvu akunda papa we ku rwego ruri hejuru cyane. Akunda na musaza we ngira ngo nawe ukora kandi kazi, benshi bavuga ko ari aba muri force. Kuri iki kintu, impamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo musaza we ntaho yigeze abivuga, sometimes nta n'umuntu uzi musaza we, ariko impamvu abantu bavuga ngo aba muri force no kubera ko iwabo wa Scovia ni mu burasirazuba. Mu burasirazuba akenshi uzasanga mbese baravuga ngo ni wabo w'igisirikare. You see, ni wabo w'igisirikare, wabo w'abasirikare, something like that. So nawe ni umuntu wakuriye wavukiye cyangwa se inkomoko ye ni mu burasirazuba, akana mpamvu bivugwa ko yashatse mu gisirikare cyangwa se yashatse ku mugabo w'umusirikare. Uwo mugabo wiwe benshi bavuga ko ashobora kuba atagira amagambo menshi mu rugo, ariko ngo yamukundiye ko yari umunyamakuru. Mu mateka y'umudamu iyo ari kuvuga, avuga ko yinjijwe mu itangazamakuru cyangwa se yakorewe mu itangazamakuru ajyana n'umuntu bita Antel. Abantu benshi baramuzi, bakora kuri RMC i Remera. RMC ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura, uyu munsi rusigaye rufite n'imbaraga rwasimbuye Media High Council. Uyu munsi umuntu witwa Cleophas Barore, umuntu witwa Emmanuel Mugisha, abo ngabo nibo bafite imvura y'itangazamakuru mu Rwanda. Abo ngabo nibo bakuri RMC uyu munsi. Uri umunyamakuru udafite iriya karta, you are nothing. Menshi twagiye tubabona bagiye mu manza, barimo Bacyuma Hassan, barimo n'abandi, ariko umuntu udafite ikarte ya RMC yasinyeho na Cleophas Barore mu itangazamakuru ntabwo uri countable, ntabwo ubarwa, ntabwo uri umunyamakuru. Waba ufite RBA ariko udafite RMC ntabwo uri umunyamakuru wenyine. Antel ni umuntu uzwi hariya kuri ranzu y'itangazamakuru, ariko nanone yakoze mu binyamakuru bikomeye. Uyu munsi afite ikinyamakuru bita Panorama, ariko yakuriye cyangwa se yakoze cyane ku gihe. Uzasanga abantu benshi bakora mu itangazamakuru bafite amazina aremereye cyane hano mu Rwanda. Tujye kuri Sabe Wisimbi, tujye kuri mbese buri angle yose ujyamo uzasanga abanyamakuru baraciye ku gihe. Abantu benshi mbere yuko najya kuri Scovia, abantu baribaza ngo ese kubera iki abanyamakuru benshi bagiye baca ku gihe. Igihe reka nkibabwireho gatoya, Igihe ni ikinyamakuru uyu munsi cyubashywe. Gihora gitwara ibihembo, umunyamakuru biri online, mbese Igihe nyine ni Igihe. Cyashinzwe n'umuntu bita Mail, bivuga ko bari abanyeshuri biga muri kaminuza Butare bagira mu 8, bose biga amategeko. Ariko noneho baza kuvuga bati reka dukora akantu icyo gihe muri za 2000 ngira ngo ni 9, ntabwo igihe ari cyo kinyamakuru cyaje bwa mbere kuri online cyandika. Habanje ikinyamakuru bita Isange,
ya ntigurirwa ngira ngo no umuntu mu gospel n'ibinyamakuru nka bibiri cyangwa bitatu byaje imbere ya igihe barebaga basomaga igihe nyine basomaga aho ibintu biri kugenda icyo gihe habaga ibintu bya print hari himvaho harimo za ngira ngo New Times nayo yari ikiyandandiri kuza abantu benshi icyo gihe baraprintingaga icyo gihe wategerezaga ngo na za umuseso zaracacishije icyo gihe abantu bategerezaga ko uzabona ikinyamakuru gisotse rimwe mu cyumweru ukajya gusoma inkuru mu gihe inkuru kumvaho inkuru ku museso ibintu ariko noneho guprintinga byasabaga ko abantu bajya guprintinga bagiye guprintingira muri Uganda rimwe na rimwe bikagorana ariyo mpamvu noneho umuntu byasabaga nyine umuntu ufite amafaranga cyangwa se leta nyine ko ariyo yakoreshaga imvaho byasabaga abo bantu ariko noneho abantu batangiye kuzabavuga ati none ibi bintu kwirirwa abantu bagenda ni gute umuntu adashobora kuvuga ati yenda yandika ka article kuri Facebook gutyo Facebook yari yaraje batangira gutyo isangiraza itangira kuzajya ikora inkuru za gospel noneho meyeri aza kubwira abagenzi baravuga ati ariko dushobora kuzajya twandika article tugashyira hara kuri internet barabikora ariko nta muntu byumva bivugwa ko abantu banatangiranye na meyeri abo ngira ngo ni 8 baje kubona ko nta kintu bari gukora urumva icyo gihe nta muntu wari abanyarwanda ntago bari barasobanuka cyane ngo bavuge ngo bagiye kuri internet abantu barafite telefone bari imbarwa icya gatatu kubona internet byari bigoye icya kane nta muntu wabwira ngo naguye isoko kuko ibintu ugiye kugira nta muntu uri bubirebe byari bigoye cyane babandi bava mu kazi baravuga ati oya reka tuye kwikorera ibyo twize tujye kwikorera ibintu byacu by'amategeko meyeri aguma kuri cya kintu arandika ariko noneho we yibanda ku nkuru ziri Portico noneho kuko cyari ikinyamakuru cya online gisa naho kiri kuridinga ibindi kuko cyo cyari Portico cyandika inkuru za leta n'iki abanyamakuru benshi byasabaga ko bagicamo juste niho nyine no kubanga umuntu afite website we nyine byari bigoye kurumva hari amafaranga utanga ya hosting ya buri mwaka n'iki cyo giye kuyabona byari ibintu bigoye cyane byasabaga ko rero abantu bose bacahara mu itangaza ku gihe uzasanga abanyamakuru benshi baraciye ku gihe nuko rero Antel nawe yarari ku gihe muri 2011 umuntu witwa Mutesi Scovia nawe wari utangiye kugira gukunda itangazamakuru n'iki Antel no watangiye kumwigisha uko bakora inkuru ibyo hari ikinyamakuru kimwe cyitwa ngo akenshi cyandika ku nkuru cyane z'abagore kivuga ko Scovia atigeze yiga kaminuza yize primaire yiga secondaire afite certificate ya secondary gusa ntabwo yize kandi ajya muri kaminuza icyo gihe rero nk'umwana wari uvuye muri Burasirazuba bavuga ati nje gushaka umugati Antel yaramwigisha muri kuko bakora article kuko bandika titre ibintu nk'ibyo ngibyo Scovia arabimenya atangira rero kuzajya ajya kuri field ajya mu nkuru z'ubutabera ibintu nk'ibyo cyane ko ikintu cyamwinfluenceje nuko yakoraga igihe uretse ko muri iminsi yanda batangiye kuzana n'izindi angle yaba entertainment uyu munsi bafite igihe culture yaba sport n'ibiki ariko icyo gihe mbere bafokasingaga cyane kuri Portico igihe banatangiye batangiye bakora inkuru navuga ngo ntabwo uyu munsi baravuga ngo ni ikinyamakuru gisingiza leta cyangwa se cya leta ariko mbere bakoraga nyine inkuru za zindi abantu bavuga ngo ni za zindi z'ubwino barazikoraga ariko nyuma yenda itangazamakuru ugenda ureba n'umurongo w'igihugu ukavuga ati yenda uko dukora bikwiye guhinduka igihe kigenda gihinduka Scovia akora itangazamakuru yihiringa ariko nanone akaba ari umuntu wakuranye imbaraga cyane mu itangazamakuru muri 2019 icyo gihe ngiye nakoraga kuri Godbridge nakoraga ikiganiro cy'ubuzima na umunyamakuru baza kutubwira ati hari amahugurwa agiye kuza kuba yo abanyamakuru bagomba kujya gufata training i Rubavu noneho icyo gihe kwa kwigishwa uko ushobora gutara inkuru kuri Ebola icyo gihe byumvikanaga ko iri muri Kongo ariko kwa kundi Rwanda nyine rukumira ikintu kitarabura bavuga ati na nibi bintu biri ku baturanyi natwe ejo ushobora kuza so bahita batangira gukora nyine uburyo cyo abantu ubonye umuntu arwaye Ebola wabigenza ute bahita bahamagara abanyamakuru bajya kubigisha icyo gihe twagiyeyo ngira ngo twagomba kumara iminsi 5 noneho umunsi umwe
hari ahantu nyine mu mujyi wa Rubavu abantu benshi barahazi, hari aho twagendaga twarara, gira ngo umunsi wa mbere tujyayo twagiye kurara aho bita La Petite, twanaraye mu nzu wa Grace, nandi kumwe n'umunyamakuru witwa Jonathan, turaramo mu gitondo bakaturangira turakorera aha tukajya gutyo muri trainings. None umunsi umwe twari twagiye muri trainings nyine ku mahugurwa nyine bari kutwigisha, tujya muri Hillview ni hotel yegereye Selena, yegereye Ikivu, nyine iri hariya neza hafi n'Ikivu, kuko yurimo uri kureba ku mazi gutyo. Baratwigisha abantu bari mu modoka UN, ibintu nk'ibyo sinzi bari sinzi nyine ariko byari bijyanye na WHO maybe. Bavuye aho ngaho sinzi ikintu cyabaye, bahita bakora accident. Sinzi imodoka yabo niba yaragonze, ariko ntabwo ari ibintu byari bikomeye. Information zo kumenya ko bakoze accident twazihawe na Scovia just yarara aho ngaho nk'umunyamakuru nyine natwe twese, ariko twaje gutungwa twavuga ngo Scovia nyine ni duha information, n'abayobozi bari batugize ntago batubwiye. None abantu batangira kwibaza se Scovia kwerekerewe umuntu bakomunika for the first time. Ikindi nuko mu gihe cyo kugabana amafaranga urabona kuvuga ngo kuri liste urumva yo mwagiye aho ngaho bara amafaranga baba, icyo gihe ngira ngo batubaraga amafaranga ku ijoro kurara nandi mu kumanwa gutyo hari amafaranga baduhaga. So icyaje kuba Scovia niwe wabwiraga ngo man none se ko ntari kuri liste wamvuga n'iki none se konti yanjye n'iki, ibintu nk'ibyo no twabicishaga. So sometimes tugatekereza ko ari umuntu mukuru, urumva no muvyeyi, ariko nyuma basa kutubwira ati Scovia buriya mukagira ibyo biranarangira muri 2021. No 2021 umuntu witwa Joseph no umunyamakuru wo ku Muryango yaje kuzana ikiganiro bitwa ngo Akarayifumbwe ni ikiganiro akoranaga na Karegeya, ubwo uri gukorera kwa Jaras na Scovia, baragitangiranye ari batatu. Ariko umuntu witwa Joseph buriya n'umuntu abantu bamuzi, n'umuntu ugenda gakeya, nuko ngo muzanumva mu biganiro yakoranaga na Karegeya, yaramubwira ngo Karegeya ajya kuvuga ikintu Scovia Joseph agahita asa n'umuntu n'umucecekesheje. Kubera iki yaramubwiraga ngo Karegeya uzajye kunda ikintu gituma nimugoroba uri buryi wawe, bishatse kuvuga ngo uzajye uvuga nyine amagambo ashobora kutaza guteza ibintu bigize. Ikindi ziriya nkuru bakoraga zo kuvuga ngo Akarayifumbwe zari inkuru zo kuvuga ngo ibintu byabaye, ibintu bigize gutyo. Scovia yari umuntu rero wavugaga byose, cyo twavuga ngo nukwa kuri kwinshi. Ibyo bigatuma Joseph asa n'utabikunda mu kiganiro cyo ko yari ikinyamakuru ari iki, azuko ibintu bishobora kutamumera neza, aza kubwira Scovia ati rero byari byiza gukorana nawe ariko reka dusubire. Ndetse mu biganiro byagiye bikurikira hari abantu bagiye Scovia ko wamwirukanye n'iki. Scovia yahise hava ajya kuri Flash atangira ikiganiro bita Meet the Press aragikora kuri Flash. Icyo gihe yatumiragamwe abantu. Noneho ngira ngo hari umuntu witwa ni Prudence waje kwandika ambwira ati ariko wazantume mu kiganiro ko mbona nanjye hari inyunganizi natanga mu bintu buri kuvuga n'iki. Scovia kuko ataramuzi ntiyamutumira. Atamutumiye uwo Prudence amutuka muri group ya WhatsApp. Ni group juste y'icyo kiganiro nyine barakoze ya Meet the Press, n'uwo mugabo yararimo aramutuka gutyo. Scovia niwe muntu wa mbere atwaye urubanza rwo gutukana mu rukiko. Aragenda atwara uwo mugabo, ngira ngo icyo gihe yararimo anishyuza amafaranga 10,000 yatanze kugira ngo nyine ajye mu rubanza, sinzi ngo ni 10,000 bya essence y'imodoka. Abantu baravuga ati niko Scovia uregera gutukana, abantu batangira kumutinya gutyo. Icyakora uwo mugabo ntabwo ngiye gutukana. Scovia ngira ngo wabonaga urubanza yarwitabiriye rimwe na rimwe bikaba hari ubwo bifata amasaha bakababwira ngo muzagaruke. Hano kavuga Scovia umuntu ni gutata umwanya we kuvuga ngo agiye kwirirwa mu rubanza n'iki urubanza murabizi ukuntu zigora zinahenda, kubera ko umuntu yamututse gusa. Abantu niho batangiye kuvuga ngo ibyari byose uyu mudamu abantu bakwiye kumutinya, kuko niba umuntu ashaka kujyana ko watukanye. Ni nawe muntu wabashije kujyana umuntu witwa Kasuku mu rukiko, nawe bari batukanye.
yari yamututse soro amujyana mu rukiko ngira ngo Kasuku cyakora by'urubanza ntabwo namenye uko byarangiye ariko Kasuku ntabwo yaretse kumutuka n'ubundi ngira ngo mu mezi anashize Kasuku yigeze gukora ikiganiro ari kuvuga ngo Scovia ntabwo yegeye icyo kintu ni ikintu uriya mudamu yanga cyane ariko impamvu abandi ahita bajyana yenda Kasuku akaba yaramunaniye bibona mu buryo bubiri hari ikintu cyabaye cyitwa ngo mu ntageze z'umwaka 2023 umuntu witwa hari urupfu rw'abari rw'umunyamakuru witwa Ntwari John Williams. Ntwari John Williams yakoraga kuri Pax Ireme News yari umuntu bisa naho akora inkuru za critique cyane inkuru zo kurwanya ubutegetsi inkuru zo wiyitaga ngo zo kuvugira abantu abonga baburi irengero ibintu nk'ibyo uwo muntu buri wese amurebaga yabonaga ko ari umuheza ngumi yabonaga ko ari umuntu ukora inkuru za byacitse sometime ukritika leta ku buryo ku rwego ruri hejuru. Ntwari John Williams hari akariste kigeze gasoka ngira ngo k'abantu b'abanyamakuru ariko babuze umudendezo rubanda icyo gihe hariho Cyuma Hassan harimo Sendimana Theoneste harimo Rashid harimo Karasira harimo Agnes na Ntwari John Williams. Muri icyo gihe urwo rutonde rwasokaga abantu Cyuma Hassan yarari mageragere Theoneste yarari mageragere Idama Karasira yarari Madrid na Rashid yarari Madrid hanze harasigaye umuntu witwa Ntwari John Williams harasigaye umuntu witwa Uwimana Musi Agnes ariko Musi Agnes yari umuntu avuga ngo yakoraga ibiganiro ku buryo nawe uri kukireba kikagutera ubwoba ndetse na Ntwari John Williams ariko Ntwari ni umuntu nanone wari ufite ikintu navuga ngo ni imbaraga byatumaga abanyamakuru ba Al Jazeera baza mu Rwanda kumukoresha ikiganiro bakamubwira ati meze gute Ntwari John Williams icyakora ari umuntu usa naho atagira ubwoba akora inkuru zisa n'umuntu akwita zo kwiyahura. Haje rero kuba urupfu rwe mu ntangiriro za 2023 rumaze kuba abantu benshi bamwe barashima bagati n'ubundi yararateshe rubanda ni iki umuntu witwa Scovia yaje kujya kuri Twitter arandika aravuga ngo twabanye na Ntwari John Williams kivike atasize ikivi arugendo yatangije ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nk'umuntu uzi Kasuku ukuntu umuntu wese urwanya ubutegetsi ahita amusamira hejuru yasasamira hejuru umuntu witwa Mutesi Scovia aramubwira ati niba usingiza Ntwari John Williams uvuga ibi bivuga ngo ibyo urugendo yarasigaje nogiye kurugusa aho niwe yatangiye avuga ngo Scovia icyambere ngabashaka byacitse abone hit icya kabiri no muntu gusa naho yiyoberanye abari kuri side imwe ya leta ikindi gihe akaba kuri side y'abarwanya ubutegetsi biza bikurikirana amakuru n'ubundi yari yabanje kuvugwa ngo Scovia hari igihe byavuzwe ngo yahunze bandi ngo yatawe muri yombi ariko ibyo byongera ngo byabaye ku rubanza rwa Prince Kid ko niwe muntu wazana ubwino cyane azana kuvuga ngo hari ibintu bihishe ibintu nk'ibyo icyakora nyuma yo gukora iki kiganiro Scovia yaje gusa n'uburaho gatoya bongera kumubona ari ngira ngo ari muri Kongo abantu nubwo bashatse kuvuga ngo yahunze icyakora nyuma za kugaruka aravuga ngo yari yagiye mu nama. So izo nkuru nizo zahaye trend umuntu witwa Scovia ahita anafungura ikinyamakuru ngira ngo ni ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 muri 2021 bwafunguye ikinyamakuru mu mahoro rwa Gasabo ashyira inkuru ya mbere yo muri Rubavu yagize abaviews batari benshi cyane ngira ngo nta nubwo icyo gihe yari akageze igihumbi n'uyu munsi bazitarageze igihumbi arayikora ariko nyuma y'umwaka umwe nanone muri 2022 ahita ashinga ikindi yita Umutesi Scovia mu mazina ye akora inkuru rero zisa naho zazinda abantu batinya. Scovia ibintu ni bibiri. Scovia n'umuhanga akora icyakora mu bijyanye n'itangazamakuru nubwo atarize ntabwo yigeze itangazamakuru ariko aziza bya bindi byo kuvuga ngo za information abantu bamubwira inkuru igirwa n'ibi ngibi inkuru uribaza ukisubira nk'ibyo ngibyo arabikurikiza pe n'umuhanga. Icya gatatu abantu baribaza ngo ese Scovia ni iki kintu kimustrengthening gituma atagira ubwoba. Icya mbere u Rwanda uko igihugu cy'u Rwanda kimeze dufite ikintu cyo kuvuga ngo ni gender equality. Uyu munsi umuntu witwa ngo ni umudamu igitsina gore
His Excellency yarabazamuye just nyine bafite ijambo bafite ijambo. Rero niyo mpamvu usanga umuntu w'igitsina gore yari muri kariyeri irimo n'abagabo aba favori cyane. Ikindi hari ikintu bitango ni le abanyamakuru bakora inkuru bakora inkuru navuga ngo ni babadamu cyangwa se bafite ibinyamakuru. Scovia yabaye rero umuntu wa mbere, niyo mpamvu yagomba kuba favori, yagomba kubungwabungwa kugira ngo atinyure n'abandi, kuko hari abanyamakuru benshi yenda babakobwa batinya no kuvuga ngo tugiye mu itangazamakuru, batinya kuvuga ngo tugiye gukora iki. So byagombaga niba hari umuntu rero ufite passion no kuvuga ngo ngiye gukora iki kintu, bagombaga gukora ikintu cyari cyo cyose bakamutransferinga. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona breaking news yose cyangwa se yankuru exclusive ni Mutesi Scovia ugiye kuyikora. No kubera iki nuko bashaka ko Scovia aba umunyamakuru, abahungu bo abasore barahari bazikora benshi, ariko naro bashaka no kuvuga ngo igitsina gore nacyo kinjiremo gikore za nkuru, ababujista abantu bitinyura. Nabonye umuntu rero ufite passion no kuvuga ngo akora biriya bintu kandi akabikora mu buryo bwa kinyamwuga. Niyo mpamvu leta imufavorize kavuga ati uyu munsi agiye kubiki bakabamenyesha niki. Scovia ni umuntu ushobora guhangara ministre mu gihe ari mu makosa, n'umushobora guhangana meya, n'umuntu ushobora kugira gute. Kandi hari igihe twumva abantu bakoze ngo yavuze kuri kanaka bigira gutya baramufunga ibintu nk'ibyo ngibyo, twagiye tubyumva nubwo yenda nta muntu nta kuri kwabyo, ariko abantu bagiye babyumva. Ariko Scovia ni wa muntu ugira ngo muheruka kumva inkuru ari kuvugana na ministre w'ibikorwa remezo avuga ati wowe mbese basa n'abari guterana amagambo kwabo. Impamvu uko abantu byenda baba mu itangazamakuru baravuga ngo hari icyo itangazamakuru ryacu ryo mu Rwanda tugira ibintu byo kuvuga ngo n'itegeko riri mu itangazamakuru. Inkuru yose ishobora gutuma ishobora guteza navuga ngo imvuru muri rubanda cyangwa se umutekano muke, iyo nkuru it's big no. Ikindi cya kabiri, kwa kundi mu buryo busanzwe ntabwo ari kuvuga ngo buri mu itegeko, ariko mu buryo busanzwe bw'umuntu uri umunyamakuru ukabudatinya umuryango w'umukuru w'igihugu, ukabudatinya igisirikare, ukabutanatinya umuryango wa Inkotanyi, waba utari umuntu, kuko umuntu wese agomba kugirwa n'ubwoba juste na za sanse. Ariko kuzindi angle kuvuga ngo meya kugira gute, yuri umunyamakuru urabikora. Ikindi yaje asanga muri iyo angle harimo umuntu witwa Kensi wa TV1 yari yaratangiye iyo angle. Kensi nawe ngira ngo yaje abantu batabyumva akora inkuru meya yagize gute, abantu batangira kuvuga ngo barabafunga bagira gute, ariko nyuma nibwo Jito Rwanda aje kureba ko ariko niba mudatuma abantu bakora inkuru ngo batwereka ibintu bipfira twazabimenya gute. So babaha go ahead. So Scovia rero ntabwo ari watangiye uriya murongo wo kuvuga ngo bitagenda neza, yasanze hari abandi bawutangiye, ahubwo impamvu abantu yenda bitinya niki nuko ari igitsina gore. Ikindi cya gatatu, abantu yenda basa naho bamutinyiraho no kuvuga ngo ni umuntu yigeze aganira na Mbabazi aramubwira ngo ntabwo atinya perezida. No, ntabwo atinya, yaravuze ngo yaramubaje ese utinya perezida Kagame? Ngo ntabwo mutinya, ahubwo ntinya icyo ari cyo, just atinya perezida. In short, ntabwo atinya perezida Kagame. Ariko yenda umuntu abitwara n'imyaka, kuko Scovia yenda umuntu mukuru, ariko urubyiruko abantu benshi bavutse nyuma ya 94 hari nabumva ko hari igihe ushobora kera abantu bakiga muri primary ari igihe bavuga ngo Kagame wa Uganda yitwa nde, just twumvaga ko perezida ari Kagame gusa. Yenda Scovia we icyo ngicyo aragisobanukiye, ariko umuntu wese navuga ngo 90% ejo nari ndeba urubyiruko rugiye gutora bwa mbere busaga hafi miliyoni 2 z'abanyarwanda, abo nibo bagiye gutora bwa mbere, bivuga ngo nta wundi muntu bazi nyine his excellency. So kuvuga ngo rero ntabwo tinya perezida Kagame, umuntu ahita yumva hari ukuntu nyine bisoundinga, ariko Scovia waravuga ati ngewe mu gihe cyose ndi mukuri nta muntu n'umwe ntinya. Scovia rero nibyo bintu byagiye bimu strengtheninga. Ikindi nanone agakora ari umuntu ushaka amafaranga. So nubwo tuvuga ngo abantu bakora kinyamwuga n'iki, ariko abakeneye nawe amafaranga. Niyo mpamvu uzabona akora inkuru ziri trend.
ziri gutrendinga gusa akavuga ngo ngiye gukora iyi ngiye gukora iyi za nkuru ziri trend nizakoraho gusa ntabwo uzamusanga ngo avuga ngo ragiye kureba ngo abaturage ngo ibijumba byagize no areba za nkuru ziri trend kuko nyine akeneye gucuruza. Niyo mpamvu yenda ku ruhande rumwe usanga ari abamwita ngo ni gutwika, ariko nanone ku rundi ruhande ugasanga nubwo akora izo nkuru yego ziri trend ariko yenda nyuzamo kamwe akavuga ati reka nkore n'inkuru ivugira abantu ariko zitari zazindi zo zigize. Scovia atangira itangazamakuru tukavuga ngo yarari muri angle isa naho ari gukritika cyane kandi nanone nta bindi byagomba kumwinjiza kuri Barrett. Nicyo cyonyera agomba gukora kugira ngo abantu batangire gusa n'abamwibazaho, nibamara gusa n'abamwibazaho bavuga ati umuntu niki utinyuka gutya, then bimuhe platform akomeza agende. Ntabwo yari gutangira avuga ngo ntangiranye inkuru z'ubwoba ngira gutye, nta yindi katari kwinjiranya na mwitangazamakuru, nta yindi. Scovia muri ngira ngo muri 2023 mu kwezi kwa gatandatu ikinyamakuru cyo muri Kenya cyitwa Nation cyaramuhamagaye kuri telefone, baramubwira ati dushaka gukora na interview, ariko baramubwira bati bikunze wazi Nairobi, kuko ikinyamakuru Nation ni ikinyamakuru cyandika ariko gifite izina mu gihugu cya Kenya. Baramubwira ati dushaka kuza muri Nairobi tugakora ikiganiro. Scovia apanga kuzajya i Nairobi korana n'abanyamakuru ba The Nation, ariko nyuma sinzi niba byaraturutse kuri we, niba byaraturutse kuri bo ya interview baza kwikanselinga. Baje kwikanselinga, umunyamakuru umwe wo muri Nation aza kwandika kuri Twitter aravuga ngo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo we are sorry kubw'ikiganiro ibintu nk'ibyo. Nyuma ya tweet aza kwisiba. Icyakora baza korana ikiganiro kuri telefone bamubaza none gukora mu gihugu ugakora inkuru zimeze gutyo n'ukuntu tuzi u Rwanda ubigenza gute ubikora gute. Scovia ukasobanuye ku nkuru akora kuri telefone ari kuvugana n'abanyamakuru bo muri The Nation muri Kenya, yaravuze ati impamvu nkora ziriya nkuru icyambere nuko nshaka kugira ngo nkora inkuru cyane cyane zibanda kuvugira ab'igitsina gore, abari n'abategarugori. Icya kabiri nuko nshaka gukora inkuru z'ubuvugizi kubera ko igihugu kimaze igihe kivuye muri genocide, yenda nta ntambara zari nta niki, ariko buri muntu Nyarwanda wese akeneye gutanga umusanzu wo kubaka igihugu. Niyo mpamvu nanjye ntanga umusanzu wanjye mu gukora izo nkuru z'ubuvugizi no kugira ngo abantu mbahe just mvuganire cyane cyane igitsina gore gisa naho mu myaka ya mbere cyari cyarakandamijwe, ariko kugira ngo nabo bisange imbere babone uruvugiro, babone imyanya, babone iki. Scovia rero n'uwo nguwo bikaba bivuga ko icyakora afite umugabo w'umusirikari, nubwo nta muntu ushobora kubyemeza, ndetse hari abatekereza ko ngo ashobora kuba yarakoze umaneko. Ibyo ngibyo byo byazanye na bibabwiye muri introduction, byazanye n'umunyamakuru witwa Nkusi Uwimana Agnes ari kuri RMC, aravuga ati rwose ngewe mfunze, ati nagiye kubona mbona Scovia yaraje baramufunze, ariko ngo icyo gihe ntabwo yaramuzi. Urumva Nkusi bamufunze kera, kandi Nkusi n'umunyamakuru maze igihe mu itangazamakuru yakoze muri za Museso, so bamufunze kera ngira ngo za 2011. Urumva Scovia nibwo ahubwo yaragiye mu itangazamakuru mu gihe abantu bandi bo mu Museso bari bamaze guhunga. Noneho Nkusi wari mu Rwanda baje kumuta muri yombi, bamaze kumuta muri yombi, aravuga ngo ari muri gereza icyo gihe ari muri 19 Atlantic, baje kubona ngo Scovia ngo aje ngo noneho ngo babafungira hamwe, ngo noneho ngo byagera n'umugoroba ngo akaza ngo bakamukubita nk'iki ngo sokano bakigore, ngo yagera hanze bakajya kumaza amakuru ngo akongera akagaruka. Noneho asotsemo ageze kuri RMC nibwo yaje kubona Scovia, ariko turamudamu ndamuzi, bigeze badufunga atari ko nkabona ari kutubaza utuntu umuntu uri gushaka amakuru. Niwe wazanye rumors yo kuvuga ngo Scovia n'umaneko n'umuki, ariko figure ye ni umunyamakuru usanzwe, uretse kwenda abantu babihuza n'ibyo ngibyo no kuvuga ngo wenda ni umunyamakuru wagiye kuri za nkuru z'abandi batinya zo kujya muri M23 kujya aho ngaho kwirasaniro, abantu bakabihuza n'ibyo, ariko ni umunyamakuru yenda ngewe nakwita ko ari umuntu ufite passion, ikindi ushaka kubaka ibintu bye nkuko yabivuze n'ubundi muri cya kinyamakuru nababwiye cyandika inkuru z'abadamu, avuga ati nshaka kugira ikinyamakuru cyanjye cyane ko anagifite nyine, nacyo cyaje gutuma anasezera iki kiganiro akoraga kuri Meet the Press cyo kuri Flash, akaza kuba ngiye gufokasinga n'ikinyamakuru cyanjye cya Mama Ruba, agasaba kugira ngo mbe umunyamakuru nanjye w'umudamu ufite ikinyamakuru cye kandi wifashije.
ibyo ni amarumazi yagiye amuvugwaho, ariko nanone umuntu adashobora kurenza ingohe, kubera ko iyo umuntu atangiye kuriya abaturage bakamukunda, hari ubwo usanga leta runaka imuvuze ati noneho tugiye kuguha udufashe iki kintu. Ndabaho urugero, iyo ugeze mu gihugu cya Uganda usanga umunyamakuru witwa Andrew Mwenda afite ikinyamakuru bita The Independent. Uriya munyamakuru atangira, navuga ngo yari umuntu wakoraga inkuru atangira bwa mbere, yari umuntu wakoraga inkuru abantu bose batinyaga. Yatangira gukora inkuru zikritika President Museveni, zikritika NLM, zikritika ubutegetsi bwa Museveni. Agakora inkuru ngira ngo yafungwa rimwe agafungurwa, ariko ngira ngo leta ya Uganda yaje kurera ugati uyu mugabo ahubwo aho kugira tumurwanye twamukoresha. Then nibwo baje kumubwira ati noneho bamuha protection. Uyu munsi ni umuntu uri hafi y'umuhungu wa President Museveni, kandi umuhungu wa President Museveni uyu munsi tuvugana ni umugaba w'ingabo za Uganda, niwe muvugizi wa MK movement, kandi ni ishyaka ry'umuhungu wa President Museveni. Bivuga ngo iteka ryose uzamubona mu nama za Muhozi, mu nama za, mbese ni umuntu uvuga rikiyana uyu munsi. So tubizanye mu Rwanda, reka mbaho urugero rw'umuntu witwa Senateur Evode Uwizeyimana. Senateur Evode Uwizeyimana ngira ngo muri 2012 na 2013 yari umuntu wakritikaga ubutegetsi bw'u Rwanda. Ngira ngo abantu benshi baramwibuka kuri za BBC avuga ngo u Rwanda ruri n'agatsiko k'amabandi. Ngira ngo abantu benshi yayaga kuri BBC agahangana n'abantu baturutse mu Rwanda, then juste bose bari kuri BBC akabatsinda, kandi akoresheje amategeko yabo mu Rwanda. Akavuga ngo we akaburana juste akavuga amategeko mu Rwanda bakoze, akaba nabo baburanisha akabatsinda. Ngira ngo umuntu wari ministre icyo gihe Aloysia Nyumba, Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira, yaje kujya muri Canada. Aramusanga n'umubwira ati ariko ntubona ko ubwenge ufite tubukeneye mu Rwanda. Ndetse His Excellency nawe azakujya mu sinzi Rwanda ari muri Rwanda Day, aravuga ngo abantu bagiye guhaha ubwenge bagakwiye kubabuzana mu Rwanda bakabukoresha. Evode muri yaje gutekereza, aravuga ati ariko ibintu Excellency avuze bishobora kuba ari byo. Nibwo yaje mu Rwanda, ndetse benshi bari bazi ko agiye gufungwa kubera ibintu yavugaga. Ariko ahantu leta y'u Rwanda ibera abahanga, ntabwo umuntu barabona ko Evode ari umuhanga, ntabwo bigize bamufunga. Yaraje ngira ngo arongera asubiraho gato, ariko aragaruka bahita bamubwira ati noneho ya mategeko wavugaga noneho yahindura. Ngira ngo twese tuzi neza ko Evode amategeko uyu munsi tugenderaho, yaba n'itegeko nshinga, Evode ari mu bantu bariremye, bafashe bararyandika, kubera ko yakritikaga yo bakoze. Baramubwira ati noneho wowe ngwino yakora, araza arayakora, bamuha umwanya ba state minister muri ministeri y'ubutabera. I think uyu munsi ni senateur. So rero iyo ukora inkuru ziri gutya, cyangwa se uri umuntu uvuga ibintu biri gutya, ko ntekereza ko abantu bose bakeneye kuvuga ngo turashaka icyubaka igihugu. Ntabwo bashobora kurwanya kandi babona ibyo uri kuvuga kuko hari umusanzu bitanga. Niyo mpamvu abantu benshi bagera bakavuga ngo Scovia it will end up yenda muri nyuma yuko His Excellency atowe tumusanze rwose asohotse ku rupapuro rw'umuhondo. Ntabwo byaba ari igitangaza kuko ushobora gusanga yarabikoreye mu buryo bumwe, ariko nanone ukabona ko n'ubundi abimerita. Uwo niwe Mutesi Scovia abantu benshi batinya. Umuntu wese atinya gutuka ku rubuga rwa Twitter, bya bindaba abantu baba entertainment bivugisha ngo bagiye gutukana, ahita kujyana mu butabera kandi ukisanga uri kuburana. Ni wa muntu udatinya guhomba umunsi we wose yiriwe mu rukiko ari kuburana kwa mututsi. Ni wa muntu udatinya kuvuga ngo mpamagaye umuvugizi wa RIB kugira ngo mubwire ngo uyu muntu kanaka yantutse. Ni wa muntu abantu bose bavuga bakajimimwa, mu itangazamakuru. Ni mama w'u Rwagasabo Mutesi Scovia, mama w'abana ngira ngo ni 2, udatinya ikintu icyo ari cyo cyose, ukireka ari mu binyoma. Ariko nanone abantu benshi bafiteho critique zo kuvuga ngo akora iki, ariko uwo ni we Mutesi Scovia. Nta kindi kintu kiri behind yiwe uretse juste kuba ari umunyamakuru. Simple as that. Ndabashimiye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Mbibutsa ikintu kimwe, ku itariki ya 15 z'ukwa karindwi twese turyamira igipfunsi, ubundi tuzagiye gutora umukandida n'umwe. Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose, umura abanyarwanda turabizi, Paul Kagame turi kumwe nawe.
thank you Kagame warakoze thank you Kagame urashoboye